Uri iyi si uzamenyera umuntu wari we wese ariko utazamenyera ikintu bita umunyarwandakazi. Ndakubwiza ukuri kw'Imana. Ikiri muri Uganda ni ibintu Teta Sandra yakoreye umugabo we bita Wizo. Bafitanye abana batatu bro. Teta Sandra yihanganiye Wizo. 2018 Wizo yakubise Teta Sandra yenda kumwica. Umugore araho kanagira Rwanda. Famille yabama yangira agenda iringinga umugore niko kugaruka. Umuntu mwabyaranye hari igihe umwihanganira, ariko umwana umugore gushyitsa igihe akora iki kintu babimushyitsa ahangaha. Manje famille ko bamenyereye buri muntu abureba ntago bajya babana n'abagore, barisindira akagukubita akakumenyera, ariko yaguye kuri Teta Sandra. Ibi biravugwa yuko butuvugana Teta Sandra ari mu maboko ya polisi, yagonze umugabo we Wizo, yamuciye amaguru, Wizo ari Nsambya hospital. Niyo makuru ariho. Mwe muzamumenyera abantu mwigire ngo abantu ni ibigoryi, ngo bari mu kabari bita ngo Shani Bar. Wizo aramucyurira, amucyurira ko umugore ngo afite ikida kinini, amucyurira ko umugore ngo n'abana ataraba Wizo mu bantu bro. Ikintu cyakuyeho Teta Sandra cyamuteye umujinya waya zose zivaho, nuko umubwira ngo we ntaga